eshatu z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itanu na kabiri afite imyaka 42 gusa. Nubundi apfira i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Louis Braille yari umwana w'umufaransa wavutse kuri izo tariki nyine tunariho uyu munsi enye z'ukwa mbere. Yavukiye mu muryango w'ubushobozi bugereranyije. Iwabo ntibari abakene ariko kandi nanone ntibari n'abakire, abandi twita abaherwe. Bari bafite ubushobozi bw'imibereho yashoboraga kubatunga nta kibazo bagize, bakabasha kurera abana babo bane bari barabyaye, barimo bashiki babiri, Marie Catherine Josephine Braille, Marie Céline Braille, Louis Simon Braille ndetse nawe ubwe Louis Braille. Se umubyara yatunganyaga impu, ndetse uyu mwana we Louis Braille ubwo yarakiri mutoya ku myaka iri munsi y'itanu ngo yahoraga muri atelier y'uyu mubyeyi we aho arazengurukamo buri munsi ndetse yigana se mu bikorwa yakoraga. Umwana wifuza kuzagenda nka se. Umunsi umwe ubwo yari afite imyaka 3, Louis Braille ubwo yari gukinisha ibikoresho by'uruhu yafashwe mu rushinge rwifashishwaga na se mu gutunganya impu, akomeza kurujomba mu ruhu hanyuma ruranyerera. Ku mbaraga ze nk'yari afite ku myaka 3 yonyine ruhita rumwinjira mu jisho. Rukimwinjira mu jisho yahise arwara, zamwirukankana amujyana ku bavuzi baraho hafi, abavuzi hafi kuba abavuzi gakondo, kubera yuko icyo gihe nyine ubuvuzi mu myaka y'igihumbi kimwe na za magana inani bwari butaratera imbere. Icyo cyuma cyamwinjiye mu jisho, icyo bamufashije gikomeye, bafashe rya jisho ryakomeretse bararipfuka, bapfuka isura yose, hanyuma ahubwo biba nk'uburyo bwo kwanduza n'irindi jisho. Infection y'ijisho ryakomeretse inyuze muri bya bitambaro bamupfukishije injira no mu rindi jisho. Umwana w'imyaka 5 kuva uwo munsi ahita agira ubumuga bwo kutabona, nta bintu byinshi arariba ku isi. Uyu tuvuga Louis Braille uyu munsi turamwiziza nk'umuntu wahimbye inyandiko ikoreshwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Ubwo Louis Braille yari afite imyaka 9 haje kuboneka umugore w'umukire cyane, haje kumva inkuru ye y'ukuntu uyu mwana yavutse adafite ubumuga bwo kutabona, hanyuma aza kumenya yuko wari ishuri rya cyami ry'abana bafite ubumuga bwo kutabona ryari riri mu mujyi wa Paris, ryari ryo shuri rya mbere ry'abafite ubumuga bwo kutabona ryari bayeho ku isi. Uyu mubyeyi w'umunyempuhwe wari warahiriwe nyine n'ubukungu ngo yaje kwiyemeza gutwara uyu mwana Louis Braille, ndetse ngo ntibyatinda kuri iyo myaka 9 ahita amujyana muri iri shuri rya kumutangiza, yiyemeza kumurira amashuri yose kugeza nyine aho iri shuri rizamurekurira. Iri shuri bari bagiye kwigamo ryiswe Institut National des Jeunes Aveugles, ngo ntabwo ubusanzwe ryari ishuri, ahubwo ngo zari inyubako zari zarahoze ari gereza, ndetse rwose zitari zifite n'ibikwiriye kugira ngo zibe zaba ishuri. Ariko kandi nanone ko batari barigeze bagira amahirwe na rimwe yo kuba bajya kwiga. Izi nyubako ngo zari zitosheje kuri bo kugira ngo byibura babashe ko bari ahantu hamwe, babashe kugira aho babarizwa hatari ku mihanda mu gusabiriza, cyane cyane nyine abo bana bo mu bakire bitari icyubahiro ku miryango yabo kuba bajya gusabiriza. Hari nk'ahantu ho kubahuriza bakajya baganira, bakanaganirizwa n'abarimu nabo batari bafite ubumenyi buhagije bwo kuba babigisha, batari bafite byinshi byo kubigisha no kubigisha imyitwarire gusa. Zari inyubako ngo zifite umwijima kuko nyine zahoze ari inyubako za gereza. Abanyeshuri baryigagamo ngo ntabwo hagaga ifunguro rikwiye, ndetse kandi ngo bashoboraga koga rimwe mu kwezi gusa, ndetse ngo bagendera ku mabwiriza akarishye cyane y'abarimu nabo batari bifitemo nyine ubwo burezi bwagenewe abana bakwiriye kwitabwaho kwihariye. Nyamara Louis Braille ngo yabibonye nk'amahirwe akomeye. We nk'uwari ufite inyota yo kwiga ndetse no gusoma, ngo yagiye yifashisha inyuguti zabaga zanditse mu buryo bunini, ngo yifashishije inyandiko z'abandi bantu mu buryo bumugoye, ngo abashe kwiga ibintu byinshi bishyashya, birimo nko kwiga ikibonezamvugo cy'ururimi rw'Igifaransa, kwiga umuziki ndetse no kwiga amasomo ya siyanse. Ndetse kandi kuri we ngo byanamuriye n'umwanya mwiza wo kongera kugera ku bitabo, nubwo bwose kubisoma bitari bimworoheye. Hari ibitabo bimwe mu byo byaragiye byandikwa bikandikwa mu buryo bwihariye, byashobora gusomwa n'abandi bantu nyine batari abantu bafite ubuzima busanzwe. Ngo byari ibitabo byaga byanditse mu nyuguti nini ku buryo ashobora kwifashisha intoki ze akanyuramo azikoraho akaba yamenya inyuguti zarizo. Byari ibintu bidateye imbere, ariko kandi nanone ngo byashobokaga. Ngo yaje guterwa akanyabugabo n'umugabo witwa Charles Barbien ahoze afite ipeti rya kapiteni mu ngabo z'Ubufaransa. Ubwo yasuraga ngo iri shuri ry'aba bana ngo yabaganirije uburyo abasirikare bakoreshaga baganira bifashishije ibimenyetso. Ngo ubwo buryo bakoreshaga bwaba bwanditse mu buryo bw'amakode, ngo kubera ko abasirikare benshi batabaga barize ubwo buryo mu ishuri, ubwo buryo bwarabagoraga cyane. Ngo guhera kuri ibi rero nibwo Louis Braille yatekereje yuko nawe yagira icyo akora, we na bagenzi be biganaga bafite ubumuga bwo kutabona bakaba bakwifashisha ibimenyetso, kongera inyuguti asanzwe azi, ku buryo umuntu azajya akora kuri ibyo bimenyetso akabasha kumenya inyuguti iyo ariyo, akaba yasoma mu gihe igitabo cyaba cyanditswe muri izo kode zose, akaba yabikoresha kugira ngo asome ndetse anasubiza anandikire mugenzi we. Ngo yasabye uwo musirikare kumuha zimwe mu nyandiko z'ayo makode kugira ngo ayifashishe amenye neza uko zakoraga. Ibyo rero ngo byari bihagije cyane kugira ngo nabashe guhimba inyandiko ye irimo inyuguti zose yabashaga kuvuganamo na bagenzi
bagenzi be. Ibi ngo yarabifasha bishyira ku rwego rwiza, inyuguti zose zishyiramo ariko mu buryo bw'amakode, ndetse kandi ibi yabikoze ubwo yari afite imyaka 15 gusa. Ibi bintu yabikoze mu gihe cy'imyaka 2, ubwo yari afite imyaka 13 kugera afite imyaka 15 nibwo ngo yarabashije no gukora kode ifatika yifashisha ibimenyetso umuntu akoreshamo intoki, yari kumufasha igafasha na bagenzi be kugira ngo bajye babasha gusoma inyuguti zose. Akimara kwizera yuko iyi kode yahimbye ishobora gusoma inyuguti zose, ngo yasabye umuyobozi w'ishuri ryabo ko yakwemera agasoma ikinyamakuru yifashishije inyandiko. Ubwo yasomerwaga aya magambo ngo yanditse muri iyi nyandiko ye, hanyuma agarangije arongera asoma neza neza uko yanditse muri icyo kinyamakuru. Ibi ngo bihita biha icyizere wa muyobozi w'ishuri yuko koko noneho yabashije guhimba ya nyandiko igomba kwifashishwa na bagenzi be bafite ubumuga bwo kutabona. Uyu mwana yakomeje kwifashisha iyi nyandiko ndetse kandi ayifashisha mu kwandika byinshi, cyane cyane yasubiragamo byabaga byaranditswe mu nyandiko zisanzwe. Baramusomeraga akabyandika muri iyo nyandiko ye, yarangiza akongera akabisoma, atangira kwigisha abana bagenzi be biganaga. Gusa nanone ubwo yari afite imyaka 19 bamubonaga nk'umunyeshuri wo ku rwego rwo hejuru ugenje na bagenzi be. Ako kanya wese bamuha akazi ko kwigisha muri iryo shuri n'ubundi yigagamo, yarabigishaga akanabafasha kwiga ya nyandiko ye. Louis Braille ngo icyo yaraniraga cyane ngo cyari uko abana bafite umwe wo kutabona bazageraho bakaba abana bigenga, bakajya bifasha mu mashuri yabo bafashijwe na bagenzi babo nyine bazi uburemere bw'ikibazo cyabo, banasangiye kugira ubumuga kurusha uko bahora buri munsi bateze amaso ko harimo basanzwe ndetse rimwe na rimwe batanumva uburemere bw'uwari bafite cyangwa se uburemere bw'ikibazo cyabo. Yigisha abanyeshuri benshi mu biganaga iyi nyandiko. Gusa nanone kubera ko nyine mu ishuri ryabo ryayoborwaga n'abo bantu badafite icyo bazi kuri ubwo bumuga bari bafite, iyi nyandiko ntigeze ihabwa agaciro. Ku myaka ya 42 asatira 43, Louis Braille yaje kurwara indwara yo mu buhumekero bikekwa yuko ngo yari igituntu. Nyuma y'iyo ndwara yamushegeshe cyane, mu mwaka w'1852 Louis Braille yaje gupfa. Bagenzi be bakomeza kuvuga yuko inyandiko ye ikomeje kubafasha, hanyuma iza kwakirwa nk'inyandiko yemewe muri iryo shuri mu mwaka w'1854 imyaka 2 amaze gupfa.